bakunze bwanjye ni ubuvuga ngo abagabo mu rwose aryoha ubyaye kabiri cya kabiri nuko nimvuga ngo mugume ku badamu banyu ntago biri bufate ndabizi byaba ari nko guta inyuma yahuye ndi umupoliticiye nabuvuga cyokoze kuko niyo yaba ari version y'igihugu ariko ko nzi ko byari ari guta igihe cyanjye geragereze ko byaye kabiri noneho rwose uretse na 17 na 18 mu baveho na 19 kaba katararyoha rwose muvaho ngaho zamuka hejuru rwose ugiye guhera ko babyaye kabiri si uburyo yese ubushaka kandi butazaguteza n'ikibazo genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Muri akanya rero reka duhe umwanya Apostle Mutabazi. Muraho neza? Muraho. Twongeye kubakira hano kuri Levic TV. Ndumva iyi televiziyo yacu ifite umugisha. Ni umugisha aho nageze. Ijambo rivanga ko tuzakandagira azaba hacu ubu nayifashe mirimo. Kandi ngo naho tuzakandagira bazahabwa umugisha. Yego. Ariko mbibutsa ko Apotre Mutabazi iyo amaze kuvuga iryo zino tunamenya yuko ahantu bita Keza Park ubwo ndakukurangira inyanza hariya kuri gare ukataberekera ku irebero muri metero 100 ngahe rwose zitanigeze ku ijana. Ibumoso hari umunara, kuri uwo munara hari garden ikorerwamo ubukwe rero aho ngaho. Iyo ufite ubukwe yiteganya ibirori kugira ngo atazabigutanga nimba ari mu kwa gatanu uhita ushaka uburyo wahagera ukavugana na Mama Brigitte agakora booking akakubwira ibiharije donc niyo garden yego ihendutse iri muri Kigali yo muri classe ya mbere. Ababizi barabizi kizo ku Gisozi zigera muri 3,000,000 ariko hari yaho usanga ariyo iri hasi kuri Keza Park. Keza Park rero aho ngaho uri mu rugo kwa Mutabazi uri muteza imbere Mutabazi urimo n'umugisha burimo. Harimo inzu by the way niyo yenyine iri mu Rwanda yubatswe n'umunyakongo uturutse Kinshasa kuko ikozwe mu giti cyamuvura. Ni inzu ikoze mu giti gusa niyo ukoreramo rya joro nyine ryo gupfundura ya gahunda. Urumva haba hari n'umugisha gukorera twikururira ni naho ukwe kwa Apostle haba harimo umugisha. Garden nziza, parking nziza kuri kaburimbo ku buryo n'abadafite imodoka babwira uti mu gutego kajya muri gare ukazamuka n'amaguru metero nke cyane rwose. Ese buriya ibijyanye no gusezeranya byo umuntu basabye ntimwamwemerera? Tumuca amafaranga nagira inama Abanyarwanda kudashaka Mutabazi kubera yuko ngira igiciro kiri hejuru. Wenda ibintu ntajya ngira inama Abanyarwanda. Ushaka Mutabazi ushaka gusengera wase pe. Uba wipashe muremure kubera ko ikiganiro duherutse kugirana kubera ko ngiye ntago njya mbyoroshya. Ikiganiro duherutse kugirana na reba muri gushyingira ari muri Marriott ishyingira umusuwisi n'umunyarwandakazi. Abandi bose nka 7 cyangwa 8 bose babinsabye nababwiye ni mumbabarire mwihangana ahubwo nkabarangira transfer. Ugiye nka Faisal kagata ariko mwamvuye bakabona ntibikunda neza inyusi wambaye ntago birimo agata ariko wamanutse centre de santé ko ariho ufite ubushobozi umwanya wayo. Anyway nkibivuga nimba uri kureba iyi Levic TV ukabukunda Apostle Mutabazi ugenda ufate nimero ye. Nimba umukunda ukaba udafite nimero ye urabeshya ntago mukunda kubera ko nimero yanjye biri everywhere niyo ntayivuga hano rero. Iki giceri cy'ijana nkigize gutya babyibutsa abantu yuko umuntu iyo mbonye kuri video aba ategetswe kumpa 100. Nimba utari burimpe hita uva ujye kureba ibindi handi ndabizi yuko atajya ngo urabura views. Ndabizi yuko umubwiye gutya bwa ibirebere cyari ngo reka mbirebe none yo muhimbe ntandi ryo muha kwanza. Ariko rabaza abantu anyway ariko nyine twararebye burya tujye tuba logical tujye dukoresha ubwonko bwacu. Uri ku kamera arishyurwa wowe urazabona views. Ahantu turi gukorera ndabizi neza ko igiye kwasohoka bakaka kibiri yo hakore kind of birangira muri story yose ari nge muntu utahiye. Abo navuga ni buri umuntu wese warebye ikiganiro ampaye 100 message ndazifite burazi gusomera ugasanga n'uruhuri undi ukambaza ibintu byawe ariko tujye tureka ibintu byo kubeshyana no gucengana. Nko ku mugoroba nayibonye message imanuka gutya you have received 100 from nyina Nsabimana. Ubwo nanze kuvuga yandi y'igikristo kari yakunda gukoreshwa ko mutanaza hari hose nyina Nsabimana ni benshi. You have received 100 from nyina Nsabimana. Balance ariye nkazamuka. You have received 100 from Nsengiyaremye. Tugakomeza ibintu bitwaye kandi nta kintu bahomba nabo cyane.
yes kandi barabona umugisha yego sharetse ko mugisha ijana ni danje ariko ibyo nibuka kantu ariko mujye mubikora gutyo niko bihagaze ikindi reka nkubwire nohereza iryo jana ariko ni kuri video mbonyeho buri video yose undebyeho uhereza ijana buri video yose undebyeho uhereza ijana none ngo video yanjye akayisaba inshuro 10 ubwo uyirangiza oya nahoze ndeba na commentaire bashyira harya hasi mu biganiro commentaire bankora wajyuzire oya abantu bo bari bavuga bati uyu niwe muntu tugerageje kubona ugerageza kuvuga ukuri ibintu abantu batajya bavuga ubundi cyambere nkubwiye ngo mpiryo jana nkabikubwira nshinyitse amenyo nkano y'amazi mbese ndi serious ariko ukabyumva ukumva nuko ko ati ntaryo ndamo wenda nifite utubazo bigutwaye ibyo nwanga ariko byibuza mba nakubwiye ukuri ikindi uvuga ati ko hari nk'umuntu uvuga ati mutazi ndamukunda nako buriya se mfite igihe ntagenja ndenze 5,000 bitatu rubanza nteze nkajya kumureba najya kumugeraho nsigaranye cyabiri sina namuhinkana cyabiri imbere gute kandi ko byagorana ariko gutya ijana ryohereza sinariveba kuko it's kind of ni byiza icyo bisaba nuko abantu babimenyera icyo bisaba nuko abantu bose babikora icyo nzi cyo ndikimwe niyo babikora rimwe nje abantu bose nzi abantu bose bari kwisi bankunda bohereje ijana rimwe ryonyine nahita nubaka inzu muri Kigali bose rero reba n'urugero babikoze kuri nje bakakora no kuwundi bakabikora no kuwundi wegeze ngo buriya uhaye abantu bose ukunda amajana sha ntago akunda abantu bageze ku ijana kandi ijana uko ijana ni 10,000 uhaye abantu bose ukunda amajana ntago nubundi wakena ariko ikintu cyabaho ubuzima bwabo bwahinduka then ukajya uhora umubona afite ibintu byiza ikindi ari motivated yego ariko uzi nk'urugero abantu bamaye amajana nkabona havuyemo miliyoni wenda nk'icumi cya 20 nkabona wenda havuyemo ikibanza cya Kibagabaga cya Sande anafatika utangiye kuvuga abantu reka mbaha agaciro seriously kuko kira kibanza gituruka muri bo yego urumva uretse ko ntago mwajya mu kwako nimushaka guhitamo umuntu amabwiriza kubera ko ngo mwamuhaye ijana ryanyu cyaze niyo byaba miliyoni 100 aya mutabazi bahora ari independent maze no kurya yawe nkubwiza ukuri ariko ni ikintu ntaga ari ukuganira ntaga ari kugira gute I'm serious about this aba bayohereje mbatuyeho umugisha yego yansaba Imana hari umugisha w'Imana ube ku buzima bwe mu izina rya Yesu nuriya wundi nawe Imana imugereho hari abandi bohereza za 500 ariko nkunda gukangurira abantu kutageza ku gihumbi waravuze ko 200 utarenza 900 ufata namba ugatuyoherezaho wabona utashifite usigaranye mu 200 ugatuvuga 230 ugatufata 200 kohereza wabona utashye usigaranye mu 150 ugatohereza donc ako kantu kakagira uziko none hari umuntu usanga yaremeje vuga ngo ngiye buri munsi nzariguha nawe narebye ikiganiro cyawe ntakirebye kuko rego umugisha spiritual ushaka kuba utanyumvisha ariko mu mwuka ikakugeraho rero nicyo ngicyo abantu mu kizirikane abakunda mutabazi reka mbabwire uwo kizananira nka muntu umwaka ucize nta jana mpaye utugahora ukambwira ngo uranyemera muna akabaye mita ugira gute Jean uranyemera Jean ariko bundi nawe byibaza turetse kubeshyana umuntu yakunda kwemera ngo wa role model genda bagira abantu barenze 1000 hagati y'1000 n'300 bakubwiye ko wa role model ariko nta batangiye kumbwira ko ndi role model wabo mburara seriously Imana y'ubwenge nayo nagatangaza no ari Bibiliya muri Salomo haravuga ngo nako mu mubwiriza avuga ngo hari umuhungu ngaraza asanga umudugudu bawo gose ngo bawushyizeho n'inzego zo kuriraho niko barwanaga icyo gihe bagutaga umudugudu bakawushyira inzego zo kuriraho kugira ngo bagutere yego kubera ko umudugudu waba gufunze noneho Babuloni ngo hari ibihindizo by'ibyuma ngo n'inzugi z'imiringa ntibari kuzimena so noneho ngo uwo musore ngaraza ngo uwo mudugudu awukirisha ubwenge bwe ngo ariko ngo ntiyigeze ngo hagira n'umwibuka ngo ko yari umukene yego abantu bakajya bavuga sha karagasore sha kanyabwege sha kajano sha ngo kadukiza umudugudu wari wagoswa sha kitwa ndetse wapi gatuyese wapi ngo ntihagira umwibuka ngo kuko yari umukene so birababaje rero bibabaje kubera ko ifite ubwenge bwo Salomo yaravuze ngo ubwenge n'ubwugamo nk'uko ifeza ari ubwugamo ngo ariko mara ubwenge nuko burinda ubugingo bw'ubufite so mu by'ukuri rero mbikomeyeho buri muntu wese unkunda mu Rwanda none nejo bundi ategetswe kumpa 100 kuri buri video yanjye yose arebye kubera ko nge simba ndi bwishyuze views kandi ninjye uba waje ikizemo karibira yanjye buko babaje simbyitaho sinanabizi bashatse banarara hano bashatse banaza n'amaguru ariko ndabakunda cyane ndabubaha kandi umuntu wese wohereje 100 amazina yasigara mu bitekerezo byanjye nkamusengera umugisha mwatuye amazina ariko bana bavuze ngo basuzu bavuze mu mazina nanjye mbasengera mbavuze mu mazina banyira nsaba Imana abo ngabo Imana nabo ikabaha umugisha uriho izina cyase ufite izina
mu izina rya Yesu. Murumva rero abakunzi ba Levic TV abantu barabizi ko Marika ya Mutabazi akubwira icyo atekereza. Marika ya Mutabazi ntago gutinya, Marika ya Mutabazi ntago umuvuga nabi. Ni ukuri kubarura kandi mu by'ukuri ngenzi kukuri kuzatsinda ikinyoma. Yego. Kuko ngewe y'umuntu ukoze Imana avuze ngo ntarya ituro utamona mu nyamitwe nta bindi byinshi. Oya abantu benshi bagiye bavuga ko uri mu bantu bagerageje kuvugisha ukuri bakorera Imana hano mu Rwanda. Abandi bose barabizi. Nagira ibi ariko ngiye mvuga ukuri. Uko niyo ugiye ku mituro ku bintu nzi ko ntari bushobore. Reka wenda duhite ubwiza ukuri nakubwira ni urarinda imituro ryawe ko ntari bubishobore. Wabiretse. It's kind of tubaye abanyakuri byadutware. Yego. Kuko niba ituro ryawe nkubereye umunyakuru ukarijyana ariko hari undi hari yurizana. Isi irimo miliyari 7 ntago irimo abantu batatu. Sometimes rero abantu bagomba kwaguka mu bitekerezo cyase umuntu abantu batanu bagutuka ngo bantuze bandese isi kudagenga ngwa nabo. U Rwanda ko nta nubwo bagize kimwe cya miliyoni cy'abagize u Rwanda. Ukaguka ukareka gutekereza ibintu muri box ntoya cya kabiri ukikuramo ibintu by'ubanga abantu bose azakwemera cy'abazagukunda. Ariko abatumishi benshi abafite urusengero akababwiriza agatanga miliyoni kuri televiziyo akabwiriza ati twe nitwaka ituro. Ariko mwahagera yabona imodoka nshyashya 5 muri parking agatashyira fundraising ya 3 kugira ngo none subwo ari nje wakwaza ituro nuri igiso fundraising ya 3. It's the same. Kuko twese turarya twese dufite abana twese ariko uriya wafite stila bikoramo itari biblical reka mbyite itari biblical nje none mbikoze mu buryo buri biblical. So mu by'ukuri rero abandi ukuntu bajya babigenza hari ugeze kubwira umuntu twajya dusenga natanze ituro. Hari n'umuntu ngenda ari mfite tugasenga na 3 ku munsi hose agatanga ituro. Mugasengana mu gitondo agatanga ituro. Saa 8 akati harano nagiye mu kudepoza dossier ati nkurikije ibintu nganire n'umuntu mpaye dossier ati reka tubisengere akongera kwereza ituro. Abo bantu babazi ibyo barimo kandi uwo muntu ko narumva yacu abantu ubu Satani arabashuka ko bahaye abakozi b'Imana ituro kandi rifatika kandi buri gihe uko babashatse bakena ntago bakena pe. Ikindi ubari ngukuru Satani ko umuhaye 100 rya buri munsi wakena. Ariko wari ukuntu nyine Satani akujyamo akakuza umugisha ndagukunda gusa bikaranya muri ndagukunda bati umukunda ariko ntumukureho umugisha nta kintu kidashoboka. Baravanga ibiganza bitanga bihabwa umugisha ku ibiganza bya ntago umukozi w'Imana amukuraho umugisha na gato. Mbese amagambo make nta cy'umwuka na kimwe wamukuraho utamuhaye kuko niko birivuga ngo tanga iby'umwuka nitubibi iby'umwuka namwe tubasaruremo iby'umubiri. Riya jambo ranavuze ngo igihe tutabasabiremo iby'umubiri nta n'iby'umwuka muba muri bubone ntago babibona urabyumva n'amatwi yawe ariko spirituality cannot work. It's not active. Ni give and get. Ni ikintu rero cy'amere ry'umwuka kandi abantu bagomba kubaha abandi. Rero uwo ngo yaramubwiye ngo abantu babwira ngo Imana ikunyereka ko ngo abantu bajya kugira ngo musengane wabahaye ituro ngo Imana ikumbwira ko ngarabisikoro bakubeshye. Ndaramwumva aramwihorera. Arangije nyuma y'iminsi 2 ahita mutera shida ngo bansoye mu nzu ngo rwose kandi ngo nkeneye 30. Yego. Iyo avuga bakamuha ituro ry'ibihumbi 100 agakuramo 30 akishyura inzu kuki none se hari abantu biri ivuga yuko ugomba gusaba none no. Ahubwo Paulo yaravuze ngo umukozi wese akwiriye ibihembo. Ngo ubigisha ijambo ry'Imana yakwiye kubaho kabiri. Nukumuha icyubero cya you are my role model ni cyagurya. So mu by'ukuri rero abantu tuve mu bintu byo kujishanya none n'ikinyoma. Amafaranga akora umurimo w'Imana ava mu maturo. Abana banje bagomba kwiga nkaho abawe biga. Nimba nagiriye ubuntu bwo kugira ngo ngenderere wiga. Abana bajya Green Hills rwose reka nabanje bagiye. Bajye banavana ku ishuri ariko n'ubu nawe n'umugisha. Mu by'ukuri icyo nakizafungura imiryango y'umugisha wawe mireda. Nimba nk'urugero wishyuye abana banje Green Hills cyangwa se amafaranga yatuma mbishyura Green Hills biravuze ngo ntago abana bawe bazabagongera mu muhanda. Biravuze ngo abana bawe ntago bazarwara ibirwara bino wabonye. Ibyo ni ibintu biri just automatic kurenza kubisengera ndacagagura ndirukana uburwayi ku bana banje reka sataya. Abawe bariga abamushumba wawe ntibajya ku ishuri bajyayo se bate nimba utamaye amafaranga barajyayo bate. Reka tugarukiye kubazo byawe ariko mbacagura ngo nzibura aho hantu. Yego. Abantu bakunda gukurikira Levic TV Apostle Mutabazi ni umuntu uri cool cyane uba ushaka kuvuga akamari muri ku mutima adaciye ku ruhande. Ngira ngo mumajije kubibona rwose kandi nababwiye ko tuzajya tumutumira inshuro nyinshi zishoboka kubera yuko
ari mu bantu nanjye majije kubona ko ari role model wanjye. Dusubirenda ku bibazo dushaka ko tuganiraho, ndagira ngo nkusabe umbabarire wongere usubiremo mu ijwi. Hari ijwi ryigeze gutrendinga rivuga uburyo wavugaga ku bijyanye no kwakira amaturo, uvuga ko amaturo makeya, sinzi niba ubyibuka. Ndi kuvuga ngo ntago uzansuzugura ituro ry'ibihumbi 100. Aho kantu nagira ngo ukatuvugireho nk'uko kavuzwe icyo gihe. Noneho nurangiza yego ngo ngiye ntago uzansuzugurana ituro ryawe ry'ibihumbi 100 iyo ngiye ku Mariyoti n'abaprofete batatu twava rishize. Yego rero nukamenyera amavuta yanyu uzamenyera ya bene wanyu. Icyo gihe abantu benshi baravuze bata apostolo, noneho yaravuye bagiye bamenyera bene wabo. Aho ngaho warushatse kuvuga iki apostolo? Nari nshatse kuvuga ngo nimbuje nka kuvuga ngo tanga ituro uti wacu ntiritangwa giwanyu nyine. Ndagusobanurira. Yego. Nimba ugiye kureba padiri urya wakoraga ibitangaza ndamwibagiye watabarutse. Nyakwigendera Obaridi. Nimba ugiye kureba padiri Obaridi akavuga ati ndagukiza, ndabyibukanye nagiye nyirabagasobanuro yarari azamu gitambo cya Ukaristiya nibwo abantu benshi bakize. Nimba bavuze ngo ndagukiza nzamu gitambo cya Ukaristiya uti njewe aho dusengera ntago twemera Ukaristiya, jya kumenyera bene wanyu. Tongo jya nyine agiwanyu mu itorero, aho muri iryo torero ry'iwanyu ritemera Ukaristiya. Nanjye rero mutabazi nimo nkubwiye ngo tanga ituro wenda rya 3 cyangwa 2 ngo usengere ukire uwohoke, ukumva utabyemera nyine genda usanga wakwigishije. Nimba urangirikani jya kwa Barutayisire nibo bene wanyu mvuga. Nimba uri Catholic jya kwa Babaridi nibo bene wanyu mvuga. Nimba uri ADPR jya kwa Bayizayi nibo bene wanyu mvuga. Ikindi kugira bene wanyu si icyaha ahubwo ni umugisha. Niyo mpamvu igihe nsige nkunda gukoresha agaterime kavuga ngo ndaguha bene wanyu, ibyo ntago ari igitutsi. Ndagufata ngushyikirize so nuko gutuma ababyeyi. Yego. Ahubwo ngo ndagutuma ababyeyi ndavuga ibyo nuko biza ndaguha bene wanyu. Ntago ari igitutsi. Urumva ko uburyo abantu bari babifashemo babyakiyemo nta kuntu umuntu yasobanura ibintu bitasobanuwe na nyir'ubwite wabyivugiye. Ariko kuri ndone byatumye abantu benshi bamenya kandi rega hiti ni hiti none ko bageze nasumuye. Yes. Murakoze neza apostolo ku wasanga Yesu hari abantu batari bamuzi bamumenya ariko yavuze ngo atumye kuri Herode ngo mugende mubwire iyo ngunzi. Biratrendinga ngo yavuze ngo Herode ni ingunzi. Ariko uzabivuge mu Rwanda bazagupfura umusatsi. Yes. Nta ngunzi ba mu buyobozi bw'u Rwanda. Oya ntayo. Inarimo ntiwemereye kubivuga. Ntago wabivuga. Bagupyizwa. Yes. Reka rero dukomeze tuganira. Tukagumura abantu ngo babonye ingunzi batangunzi. Yes. Reka rero nge nabubwira n'Abanyarwanda ntimukigumure. Icya kabiri ntimukivumbagatanye ngo mwivumbure ngo muri mukomplayininga. Nimbona hari umuyobozi utakuyobora neza genda wipakiremo ibyo yakabaye apakiyemo, nurangiza ugenda umusimbure. Garagaza icyo ushoboye kabisa umwigizeyo. Ugaragaza na faiblesse afite. Niyo mpamvu namaje gufata gahunda yuko umuyobozi nzongera kumenya amakuru yaba Imana yambwe ko hari abimana imbwira kanga ngo ndurabreka nakakuri nabi. Ikabwira n'izina rye. Nabimenya mu mwuka. Hagira umuntu binyongorera ko kanaka afite ukuntu ampumera. Nzaguhirika tu nzakwigizayo nze muri uwo mwanya. None uzabuneye n'umujinya kugira ngo mpaze. Niba atari ibanga ntiwatubwira wenda nk'umwe. Oya, Imana yakubwiye iryo jambo ariyizi. Ariyizi warabimubwiye? Oya nanapanga kumukubita ahubwo. Ari igihe yigeze Imana yambwiye ngo anigiye yaza guhamagara akakubwira ko ashaka ko muganira yigize inshuti ngarakugira inama zirimo imitego. Ndangije mpita njya kuri YouTube ariko njye ntago ndakabati. Tamugani we yambwiye kupanga kumamagara umpamagara muri go byoreho ndakubita. Oya arabazimu. Ugakubita badayimo. Oya reze umuntu nakora akazi president yamuhaye. Mu kazi yamuhaye harimo kurwanya mutabazi. Mu kazi yamuhaye harimo kuntega imitego. Ndi Gisenyi nshyize kuri status ngo ndi Gisenyi. Ingegera watumye ibinyohereza amafoto 6 y'umukobwa. Koko nibamara imipira hasi ntacyo bambaye. Ngaposo ngo mukobwa ngo musengere ngakizwe yambara nabi.
n'igihe umuntu atuma dio ese ubu niyo umuntu atumye dio waba ari iki ibyo unyibukije ijambo honorable aranyandikira ngo icyo cyana se si cyiza abwira apostro icyo cyana si cyiza baswa basa n'abasazi nabwo ashaka ko musengera umuhe nimero yanjye ze kumumaga musengera kuri telefone nari hehe atari Gisenyi kandi ubwo nari maze kwandika kuri status ko ndi Gisenyi none iki itangaje nimero yanyandikiye kuri WhatsApp ntago izina rye nari savinze bivuze ngo afite indi nimero savinze kuko idasavinze ntiwabona status yanjye yego ntago afite indi nimero savinze yego yaboneyeho status agiye kunyandikira ca ku yindi kandi ubwo n'uwari wamutumye ndamuzi ubwo rero uwo nguwo nimwigizayo aho yicaye nkahicara azagira ngo ni ibindi nige mwatera umuntu umujinya abantu badashoboye gusa irrelevant sinzi ikibazo bakora buriya uhise unyibutsa ijambo honorable bampora ikigeze kuvuga icyo gihe yavugaga yuko ngo barwana no gusimbuka imitego binatuma badakora akazi neza ngo akazi bakora ahanini kaba gashingiye mu kugenda bategura cyangwa se basimbuka imitego batezwe na bagenzi babo reka niringire ko nta yajya atega bagenzi be byaba ari amahire byaba ari na byiza cyane aramutse ntayo atega bagenzi ugiye kuzasenga isengesho rivuga ngo umuntu wese uzatega imitego mugenzi we muri ubu buyobozi Imana ijye imubandagaza yamukubita stroke yamukubita trauma yamukubita mageragere Imana izi yaranje imuhuragure imukubite hasi kuko ibintu abantu bigize wagira ngo sinzi hari ijambo rivuga muri Zaburi ya 3 ibice 3:8 ngo Mana yanjye nkiza ngo ni wowe ukubita ku bisenda bageni abanzi banjye ngo abandwanya ukabakura amajigo muri we ntagatuba ngo abandwanya bakura amajigo ari igihe tugomba gusenga Imana igaca byo n'ubugegera kandi hari urwego ubugegera butakabaye bwinjiramo hari imiryango ubugegera butakabaye bubonekamo reka twigarukire urakoze apostolo ku butumwa cyangwa se n'impanuro burimo gutanga muri biganiro abantu b'abakunzi ba Levic TV bazajya bigira kuri no televiziyo ibintu byinshi cyane byiza kuri YouTube byatumye bagabanya kumenya ntawongeye yego hari utuntu twishi bajyaga bakora habibona ngiye kuri YouTube mvuze ngo nimwongera nzabafatanya n'ababatumye bahondagure bacisha make hari amakuru rero muri minsi arimo gutrendinga cyane cyane wenda reka duhite twigarukira kuri case irimo kuvugwa hano mu Rwanda y'umusitari rurangiranwa Ndimbati ejo nibwo yari yagejejwe imbere y'urukiko rwa Nyarugenge ubwo mu kuburana kwe yari arimo avuga ko umwana akurikiranyweho gusambanya arimo avuga yuko yahuye nawe cyangwa se yasambanye nawe amuguze nk'indaya ni ikintu kirimo kuvugwa cyane abantu benshi uri kunyuraho bari kuvuga bati ntago ari uriya gusa n'abandi bazakomeza bafatwe nagira ngo nkubaze nka apostolo ibi bintu ko birimo kugenda bikomeza gushyirwa mu majwi cyane nubwo bari kuvuga bati nubwo Ndimbati yaba ari we wafashwe hakaba bavuga ko hari n'abandi bagabo barimo gukomeza gukora ibyangwa n'Imana ariko mvuga nkamwe muyoborwa n'umwuka ibintu murimo murabibona gute ibyo mu mwuka tuba tuberetse gakeya kubera yuko nta nubwo bikemurwa nuko ucyuriye abantu cyangwa ukabasomera ni ryo kosa nabonye mu Rwanda bakora mu ivugabutumwa none urubyiruko niyo mpamvu rudakunda guterana it's kind of tukora ivugabutumwa rya hinduka by performance hinduka bigerageze ariko nk'iki ukora nubona ko ari kibi ntuzi ko Imana icyanga nireze ukora icyaha atazi ko ari icyaha so mu by'ukuri enza kubigisha wikora ibi wigira kuri ariko dushyize no mu nyurabwenge ndazi ko nta muntu bajya babwiriza kutajya hejuru ya mama we nta muntu bakabaye babwiriza kutajya ku mwana utageje imyaka 18 kuko hari definition nkunda nakoze y'urukundo ndavuga ngo love is not a feeling is a decision niyo mpamvu bishatse kuvuga urukundo ntago ari amarangamutima urukundo ni amahitamo niyo mpamvu Miss Mweto ntago azagenda ngo usange hari yango yafasha akamarine kari akanyabwo ngo babaye ngo nk'inshuti ngo basoze save the date kubera iki mu bwonko bwawe barangije gusetingamo uwo yakunda n'uwo atakunda none wamaze kubisetingamo bijya mu cyo twita subconscious mind
noneho ukazajya ukunda umuntu wujuje ibyo bintu ariko utigeze umureba ngo utangire kumwanalizamo criteriya. No, already biri mu cyo bita ngo umutima w'umuntu kutekereza ni kwari. Rero iyo umutima wamaze gutekereza ko ukeneye umugabo muremure wa metero 2 ufite masters ugenda mu modoka itari karina byanga bikunda, iyo urebye utabifite ya maranga mutima feelings zo kumukunda zirabura. None iyo urebye ubifite ya maranga mutima araza. Yego. Noneho ari n'ikindi abantu batazi icyo bita ngo bakunda kwita ngo siziye musanze aba scientifique, ariko mu mwuka ni ikindi kintu gikomeye. Iyo wamaze kubishyira mu mutima wawe, izo za criteria zamaze kwiyandika mu mutima wawe, zino ni ikintu kinasekeje. Ureba umuntu wazabigira ukamubona. Nk'urugero, nimba wishyizemo ngo nzashaka umiliyarderi, ushobora no kureba umuntu wazatunga miliyari mu myaka 20, umutima wawe ukumva uramukunze. None abantu bakwaza se ubundi ko twatuzi kukundana n'abantu b'ingagari, uyu nguyu we bite? No, ufite we muri wowe ukuntu spirit yawe irepera abantu bazagira kuri za criteria. Ariko that's not a feeling ngo ndumva nje namukunze ngo nubwo ntazi icyo namukundiye. Niyo ni wongo, ubwo n'ubuginga sana. No, icyo umukundira umutima urakizi nubwo utakizi. Yego. Kuko icyo nicyo twita unconscious. So rero aho ngaho nkavuga ngo nibubake mu mitima yabo ko nkuko ikikwereka ibintu biri mu mutima, n'uwasinze n'uwanyweye ibibaba n'uwafashe John Rick akavangamo Hennessy akavangamo na gonyagi yajya kuri mama we. Kuko already biri mu mutima ko nta muntu ujya hejuru ya mama we. Kuko biri muri cerveau waza wanyweye ukabirenga ukabikora. Ariko wamaze kubishyira mu mutima, nubango niyo waba uri hari ikintu muri science twita hypnotisation ni mukunda kubyita kurotesha ariko si nkabyo. Nubango umuntu aragufata cerveau yawe akayikora ku buryo utangira kumera nkaho utakikontrola. Ariko bakubwira ko udashobora kwipnotiza umuntu utarigeze yicaho abantu ngo umuteze kwica abantu. Hypnose cyase katware wasinze, so bangu umuntu asinda icyo yasanganwe. Nubango hypnose iyo uri sous l'effet de l'hypnose cyangwa se hypnosis, ntabwo ushobora gukora ikintu n'ubundi utari ufite muri wowe no muri kamere yawe mbere yo kujya muri hypnose no kunywa nuko. None rero nabango nashyize ngo iyo nashyizemo akariro ngo urumva nyine karakongoza, ariko kakongoza gukora ibyo usangana. Urugero, ushobora kuba wanga ubuyobozi bw'igihugu ariko ugatinya kubivuga, washyiramo rimwe ugaporomoka ukabivuga tujya aribo. None umuntu avuga ngo ariko ngo nabivuze nanyweye wayaba kukaniresha aho inzoga yatumye tumenya ikiri y'indani, ariko ubundi cyari kiriyo. Baravuga ngo ni dans l'ove on trouve la vérité. So mu by'ukuri rero none twigarukira, nta munyarwanda wari ukwiye kuryamana n'umwana abona cyifite itoto atabanje kureba kwiranga muntu ye ko 18 igeze. None nkawe apostle kwiranga muntu karebaho apostle nkawe cyetse wenda nubona nka mutabazi nka kuna mutabazi ntago wamukekera imyaka 18 byanga bikunda unanyekeye mike wawe keka 25 kabije. So mu by'ukuri we ntuziri gurenga iranga muntu. Kuko nanjye buriya nabyaye mfite 15, nimba nabyaye mfite 15, ubwo nanjye uwo twabyaranye yawe yararengeje 18 yari gukurikirana, nagombaga kumukurikirana nkamusaba miliyoni 5 ngo yamusabye miliyoni 5 ngamusaba akantu karimo kabi cyane ngo umuntu rero umwana ngo wabyize ngo uzajye uhembwa 300 ngo umwuga none ngo oya inzu ya 300 umuntu rero umwana w'umwuga ubizobereye. Umwuga rero ni nk'abandi bakora nko muri presidence niho wonyine baba no kwa ambassadeur nta umwuga sha. Umuntu rero umwana by'umwuga ntaga aba yoroshye. So none ubwo bari nk'umupediatre ukaze. So biraho ngaho. So nanabyumvishe Ndimbati aravuga Sabe yanyatsa yangaya gutya na gutya. Ikintu cyo nabanza kukubwira muri radio, Ndimbati kimuhama kitamuhama. Uriya mukobwa azaruzinga 2 Sabe azaruzinga. Icyo tubaze mu cyo bita opinion publique. Donc opinion publique zabishyizemo. Kanoneho ntabwo zirabishyiramo neza batarapronounce noneho igihano. Reka dusubire inyuma gato, hari ahantu udasobanuye neza. Uriya mukobwa Fridausi azaruzinga te, Sabe we azaruzinga gute? Uhita wanariza muri media abantu bavuga, ubona ntawe umujya inyuma. Ubona ntawe umera nkaho amufitiye amaranga mutima ari hejuru. Kandi ibintu byinshi mu bucuruzi turavuga ngo we don't
buy for we don't buy things for logical reason. Yego. We buy them for emotional ones. Niyo tugiye gukurikira YouTube channels, we don't do it for logical things, but for emotional one. Mu by'ukuri rero media, umuntu ushaka kumenya ibyaye agomba kumenya kujongera n'amarangamutima y'abantu. Nge nubwo wenda nshaka kuvuga uko mvuga mba mbizi neza kandi bari gukomeza bakankunda. Nge ntunga abantu benshi amwe ati ngiye wavuze ibintu birambabaza ariko ndagukunda. Ubwo rero nge nzi kujongera amarangamutima ukanya ngo nankunda icyarimo. Ariko ugomba kubuzi muri media ni gute nshobora gufata amarangamutima y'umuntu. Nimba utabishoboye you lose. So impamvu mbivuga kuriya Sabe ikintu cya mbere Ndimbati yakoze hasi ashaka kuba yaribukije abantu benshi amabuye kubera ko ashaka kuba afite beaucoup de cadavres dans le placard. Arinde ufite beaucoup de cadavres. Sabe impano gukeka ndi gukoresha cyangwa se ndi gufata ibihuha ngenda numva nkabikusanyiza. So arigere ibintu bihari byarabuze aho biturikira. Ni trigger. Noneho rero hakaza trigger. Ugasanga bibasi njyari cyase hari n'umuntu ubiceceka kubera ko batarapronounce urubanza ariko yazabona Ndimbati agiye ati none nanjye nihimurire rimwe mbishyire hanze rero. So in the end ndamusabira kugira ngo bitazamukubita hasi mu buryo bwo gushita mu buryo bwa shite libre ariko wenda shite nibaho izaba ari yayindi iringaniye kandi idafite kitwaye. Barabavuga ko azajyanwa mu bucamanza ibyo bizaterwa na Ndimbati na voka uko nabonye afite hari igihe ribi gukurikirana nta n'umuntu wayihamagaje akuriya kwa Fridaus ntabwo yagiyeyo ariko irebye inkuru nkuko bakumva byo mu rubanza rwa Ndimbati bagafata umwanzuro wo gufungura ikirego cyase na Ndimbati akagifungura bizaterwa ariko agifungura atagifungura twe opinion publique turagukatira rimwe rimwe tutanakwatsa ibimenyetso twarangiza tukanagufunga tukakumanura tutanakwatsa ibimenyetso. Abantu bashaka kubera bati kiramuhama. Ariko narebye bayari magana umusomera kiramuhama tipe bari bariyemeje kujya bafata umuntu baba barahibya ariko bitigeze bikatirwa bakamushyira hagati barabasirikare barangiza urese akavuga ngo kiramuhama bagahita bamushyira imbere bakamwirukankana bamurasaho. So public nuko yitereye irakurebeka bango nubwo urukiko rwakurekuye twe turemeza ko kiguhama iyo yamaze kugutekereza gutyo kaba kabaye. So mu by'ukuri rero nabonye Ndimbati avuga ati ngiye umukobwa ndabyemera nayishyizemo ku itariki 2 z'ukwa mbere. Ako kantu yise nibaza Abanyarwanda bazamfasha umuntu ayishyiramo akamenya n'itariki babereyeho abibajijwe nyuma y'imyaka 3 ako kantu singasobanukirwa ariko ibintu byo mu rukiko byo sinjya bisobanukirwa nyine kereka wenda niba hari ari uretse ko bahita bavuga ati twatuvuye mu minsi mikuru byo ni repere yoroshye kabisa afite reference nkaburi uvuze twenda igihe wenda Rema yazaga mu Rwanda yarayigiyemo dushobora guhita dukurikira dusubira inyuma tukibukiranya Rema yaje mu Rwanda ryari aho ngaho biba byoroshye. Naho iyo bitegereye umunsi mukuru wari wose cyangwa se tariki yoroshye kuyibuka nari guhita mvugana ndagufasha. So aho ngaho arakabati ngiye ku itariki 2 z'ukwa mbere 2020 icyo gihe umukobwa nimba yaravutse ku itariki ya mbere yari yujuje imyaka 18 n'umunsi umwe. Ndimbati n'umunyamahirwe kubyanga bikundi iri yaranga munashaka ko atarirebyeho gusa amahirwe yagize nuko yagiye mu gutya neza 18 n'umunsi umwe byuzuye. Yagira ibyago iminsi 2 ugusubira inyuma 18 yakubiburaho 18 yakubibura umunsi umwe aho ngaho no kuri byari kumukoraho ariko umukobwa nawe agahita azati no wowe ntago wabyubukaga neza kubera ko wari watwawe waryohewe nje ndibuka itariki neza ni 24 z'ukwa 12 2019 bivuze ngo haburaga iminsi 7 kugira ngo nuze 18 nari nkiri muto rero. Koga nawe wibuka igihe byabereye uretse ko 24 zegeranye na Noheli abo bantu bose nabahanga bafite aho bibukiye mu kibuga arimo gukina abahanga gusa nta musiko hari. Buri ura mukobwa nawe ushobora gusanga yarashakiwe abamwunganira mu by'amategeko none se yaje gukina
kandi ukabona ko ibintu biteguye kuko nabwo ushobora kwibaza ukuntu yarinze abyara bikaba bitangajwe nyuma y'imyaka. Ariko njye hari ikindi gihuha numvisha ariko cyo kitagarutswe cyane. Ndimbati ntabwo yavuze ngo njye nasaba abana ndamuzi ahubwo kanamuvuga amazina n'umwuga akora. Ariko nta mudriver yashyize mu majwi yavuzwe ariko aracyategerejwe cyangwa se none nimba yavuze ibyo bintu bari mu kubura ntabwo yaraje kuburana. Yaraje kuburana ifunga n'ifunguro. Buri yaragomba kuza kuba ati nge ndi umuntu w'icyamamare ntago nzahunga. Ndumva nabyo ngo yarabishyizemo avuga ko mudamu azatanga miliyoni 2 z'ingwate. Ko nako nagatwiko ya nge Ndimbati nzatanga 2 ariko mbicishe muri madamu kugira ngo mwumve ko na madamu ndenyo abirimo. Bano nabahanga afite abunganizi benshi afite abunganizi. Ndi n'umufana we. Nakawe mvuga ibi ariko hari igihe mba umufana cyaka ikindi gihe nkaba umusesenguzi. Ubu ngubu urimo kuvuga nk'umusesenguzi. Mbaye pastor nahita mvuga ndacagagura abasimu ndamenaguriza imbaraga. Rules reko ubushumba narishyizemo. Urimo kuvuga nk'umusesenguzi ubu. Nta nubwo nashyizemo iryo ry'umukunzi wa Ndimbati ko ndi umukunzi we. Nashyizemo iry'umusesenguzi. So ikindi atagira ngo urase ngavuze nka kuriya ntibyatuma urukiko rumukemanga oya. Nubundi za burukiko ko bafite ubwonko they have a mind. It is so cerveau. Ubye they have a cerveau. Ubwo mvanze indimi ebyiri cyose cyangwa rwa gatatu. Ntago ari ngiye batumye indimi zivanga mu. Ziraneme. Rero ati nanjye rero twarahuye ku muhanda ati musanga mu bakobwa barimo bacuruza ndangije ndamurembuza. Ndimbati acunze nabi bavuga bati tugiye gukurikirana tumenye abacuruzanyaga n'uwo mucuruzi wundi nitubabura sha bizaba ikibazo. ari umuntu ucuruza wenyine ntabwo ko yamusanze mu bandi abo bandi bari he erega hari ingingo uzamura none umuntu yaramuka agufite darokorimateri ashaka kuguhezayo aha akakakubiriza icyuye. Ubwo urumva ibyo nibyo ubushinjacyaha n'urukiko bazakomeza gukurikira. Ko nahuye nawe kandi twanahuye ariko umuntu ushaka kumbiza icyo ati yari yambaye umupira usa gute nkasanga amabara sinayafashe. Nyakubahwa perezida w'urukiko uragaragara ko uyu mugabo ari amatakira ngo ati umuntu yicaranye n'umuntu ngo bakorana ikiganiro basoza atibutse atazi umwambaro yari yambaye. Urumva ni ikibazo kandi ukare yapanze yuko nimvuga ko ari wambaye umupira usa gutyo uwo bazakugera ugahita uvuga yuko rwose umupira bawukwibye acemo ibyumweru 3 bawukwibye kaba kakubayeho. Hariya ni nko gukina ikarita ni ukubara. Bavuga ko ngo mu rukiko hatsinda ufite ibimenyetso az'amategeko akaba azi no kwariterina ingingo ze akaba afite n'imibare iri ku rwego rwo hejuru. Hari n'itariki ejo bamubajije barongera bayimusubirishamo hashize akanya gato. Nkeka ko babikora mu buryo kugira ngo barebe ko mu bugenzacyaha babikora cyane. Bashaka gufata amezi 3 yose baza bakubaza icyo umwaza kubaza unda kubaza amezi 3 garinda shira kandi bakubaza ikibazo kimwe. Uramutse ari ibintu wabeshyaga rero nta 3 wayarangiza ukivuga verisi imwe ntago bishoboka. Ugeza hagati ugahinduramo. None reka mfasha umugenzacyaha kandi gatekinike nasomye mu gitabo ngenda soma. Mujye mubaza umuntu inkuru nimurangiza mubwire kuyivuga ayihereye inyuma. Ukavuga ukuntu byagenze guhera mu gitondo none kango none hera saa 12 usubiza hera nimugoro noneho ugarure mu gitondo. Iri kubeshya ntago bishobora nta muntu numwe kwisugi bishobora. Nanjye ubwo uti ngewe namuguze ryari saa 2 z'ijoro mu gitondo samara wakoze iki saa 4 warakoze iki akabizamura ugahita unota kereke paro ubundi umuntu wibuka ibintu yakoze mu myaka 3 ishize question mark. Nzabaza Jerry nawe nzamubaza Jerry nimba yitwa Jerry wobwuri Tom. None rero warenze wamujya saa 2 none hera saa 2 umugura usubira inyuma ku bikorwa byose wakoze ugere mu gitondo ubyuka. Nari mvuye saa 12 nari ntandukanye na papa Sava turi gushutinga shuti yari twakoze ya filimi niyi nari nahageze mvuye Kicukiro kureba umujyama wanjye wari urimo amafaranga kuko ubwo mu kubivuga batangiye avuga ati mu gitondo nabyutse natsi imodoka njya ku primo amafaranga Kicukiro ndangije nshobora nanjye kubivuga si urumva kari inkuru mpimbye bambwa ngo nisubira inyuma
ntangira kwezi bigenda bigaragaza yuko ari ibintu bitabaye uri nuko servo y'umuntu ikoze kuko ari ni game of the mind ibintu byo kugenza icyaha ni game yo kwinjira muri mind y'umuntu ukamenya icyo aguhishe n'umutega kiguhishemo no gutuma umutego mutinda umushibukana so mu by'ukuri rero hari biriya bintu byahinduye turunire neza gusa nkoresheje prediction Ndimbati kizamuhama ntabwo ari ngo yaragikoze kizamuhama kuri turi mu kiki ko yaragikoze cyataragikoze sibyo bifite agaciro kanini ahubwo turi kureba ibyaguhama n'ibitaguhama yego prediction yawe iragaragaza ko hari abantu benshi bakatiwe urwo gupfa muri Amerika ivuga ngo izi kuca urubanza bya danje ku cyaha batakoze ari ugasanga ibimenyetso hafi ya byose byamufataga rimwe na rimwe na DNA izafatada fukakari ukuntu wenda huye n'umuntu akakwisiritaho DNA ugasanga bise kurakoza bimacinga DNA zawe bazimubonyeho gasanga ntabwo gusobanukirwa uburyo bazimubonyeho n'uburyo zamugeza so byagiye rero bibaho noneho mu rwango gishaka kumufata Firdausi ntabwo ari wagiye kurega bafashe ibintu babonye kuri video babitangizaho ikirego kuva babitangijeho ikirego muri mind yabo harimo bikunda gushinjwa yuko ubushinjacyaha mu Rwanda butajya bushaka ibimenyetso bigushinjura iteka bwishakira ibigushinjura so niko babivuga simpamya yuko ariko biri hari n'abajya bavuga ko ngo burya umushinjacyaha iyo urubanza arutsinze bavuga ko ngo bagenda baba promoted so ngo bafite n'ukuntu bahiga imihigo nzatsinda imanza 85% urumva uyu muntu wanje kwishyira mutwe ko ugomba gutsindwa byanga bikunda bishobora kugora ikindi ari urabona yuko ahantu buri wese yashinze agati cyane kandi batari baje kuburana bari baje mwifunga n'ifunguro ariko bagahita bakanobamo Firdausi ati 24 za 2010 z'ukwa 12 na 19 Ndimbati ati 2 z'ukwa mbere kandi irangamuntu iriho itariki ya mbere z'ukwa mbere Firdausi ati ariko sizo navutseho bigaragara ko Firdausi ari kurwana inkundura yose ishoboka ngo ahinduka wa 17 arashaka kugaragaza yuko mbese kurwana inkundura ngo ahinduka wa 17 naho byaba ngombwa kugabanyaho iminsi 7 yonyine buriya binashoboka n'irangamuntu yahindurwa ntago babyoroshye rero iyo umuntu amaze kubona what is your intention aho ntangira gukurikirana kubera iki nyine noneho rero mvuge ngo ugahita yibaza nimba ubushinjacyaha Firdausi yarabubwiye ko ari 24 z'ukwa 12 Ndimbati nawe bamubaza mu bushinjacyaha mu bugenzacyaha akavuga 2 z'ukwa mbere kuba ikirego baragikomeje kandi bagagikomeza cyitwa uko cyitwa bakanavuga ko bafite ibimenyetso bifatika byo kugira bakomeze gukurikiranwa y'icyaha nkotinze murangira bigaragara ko ubugenzacyaha buvuga yuko bufite ibimenyetso bifatika byo kwemeza 24 kurenza 2 aho niho akabari nayo mpamvu bagikomeje kuba bamufite aho ngaho niho bibera akandare so ikindi twe nka public nitwemereye ko tudafite ubushobozi bwo kumenya ibyabaye kuko ari tariki 24 ziri suspe ari tariki 2 ziri suspe kuri nje mbaye netre zose ziri suspe ababurana babiri umwe abegeza nkana byanga bikunda umwe afite uko biri so mu by'ukuri rero nkuko izo tariki 2 zose zishobora kuba atarizo ariko buri wese agafata ntuziri strategique yo gukoresha izo mu buryo bumwe cyangwa ubundi so mu by'ukuri rero iriya gahunda ya Ndimbati sinavuga ngo irerekera hariya cyangwa hano gusa ibyo bizagenwa n'urukiko ariko njye amahirwe 50 ari hejuru ya 50% nushaka kuvuga 70 cyangwa se 80 Ndimbati kizamuhama tu amahirwe asigaye ni 30% nkuko inyanja yacitsemo kabiri tukambuka ni nako ishobora gucikamo kabiri Ndimbati akabona yisanze mu rugo rwe ayo mahirwe ni make na amahirwe ni bitangaza no gusenga n'ibindi byose bishoboka byemewe n'amategeko buriya Ndimbati ari nka Bill Gates White House yahamagara kandi byahinduka sha
politike nicyo gikundira politike kandi politike ibera akandare ihita ikubwira ko idashobora kwivanga mu bucamanza kuko ati never reka da gusa twabikora inkiko no kuziharira uburenganzira bwazo aya sha tute politike ariko hariya icyo nakizeza abanyarwanda kandi nka byishimangira nta mpamvu zi politike zizajya kuri Ndimbati cyangwa iki no yari umuntu ukora ibintu bisanzwe we entertaining abantu warwaniye igihugu ntago rwose nta antecedent yatuma hari umwigirizaho nkana yaba mu buryo bufite aho bwaturutseho imbaraga cyangwa se ku muntu ku giti cye ntabwo bihari navuga ngo ahubwo binaciriritse ugereranyije n'ibya Davis D naba wa wundi something like nakagakona wa bukunda nubwo bo batagejejwe mu bushinjacyaha National Prosecutor NPPA something like ntago ho babagejejwe ariko ho bari kuzanamo utuntu hakazamo n'amarimere cyangwa se ibihuha byumvikanisha nkaho haba hari umuntu bifite makaboko bavuga ko uriya mukobwa afite oncle we ngo nakomeye muri iki gihugu uretse ko n'igihe buri ibintu bya politike biratangaje hari n'igihe kuba umufite ahubwo bita bituma idosiye yoroha bakavuga bati biramutse mubipushinze public yamaze kunuganuga ko mufite umuntu ukomeye byahita byitirirwa yuko ariko byagenze umukobwa we yaje no kubisobanura nyuma avuga ko uwo monkre we ari we wanagize n'uruhare mu gufatwa kwa bariya basore nkuko ashaka kugira uruhare mu gufatwa kwabo akanagira n'uruhare mu kurekurwa kwabo ntawamenya media celebrity iyo byahuye na politike byara gatogo udashobora kwanariza ngo uzamenya aho ugatangira nawe ukagarukiriza tugana rero ku musozo uyu munsi nashatse ko tuganira cyane dufokasinga kuri iki kibazo cya Ndimbati kandi ugerageje gusobanura avuga guti ngewe ubu ndi umufana we ndanamukunda ariko ubu ngubu ndi kuvuga nk'umusesenguzi tugana ku musozo ni ubuhe butumwa wagenera muri rusange abantu navuga abagabo ariko nkanavuga n'urubyiruko abo bakobwa kuko bigaragara yuko abantu benshi bakomeje kuvuga bati ni Ndimbati utangiye ufashwe ariko bizakomeza ni ubuhe butumwa abagabo benshi barabikora sinzi impamvu babikora ubutumwa nabaha numvisha ibihuha bivuga ko haryo umugore ubyaye kabiri muve kubana rwose muve kubana nubona umwana afite 17 umutumenye nawe ubwo mubwira uti mpanamba za mama wawe rwose tureke kujya ku bindi bintu nese baho ubutumwa bwo muri Bibiliya se bazabukurikiza ku cyumwe ntibajya gusenga baho ubutumwa se ngo nibakamanurira isani ibyo n'ubwa mbere barababyumvisha barabihaza wagira ngo bwaratakaye abagabo benshi bajya kwiteza imiti y'ibitezi ukuntu kandi urumva haca imitezi haca n'ibindi byose niho zica nibutse akantu kamwe Ndimbati yaraguze ku kiro akora nta gafuka muri abahanga gusa ikintu namaze kubona nuko abanyarwanda muri abahanga cyangwa turabiyahuze muri abahanga mu kubabere muri abahanga muri abiyahuzi kumanukana ngo nanga Kizimbabwe niko kera babyitaga abote cyase wenda yaranacitse azaza ngiye mbaye umusesenguzi ntago kiramo imiyaga ntago nzana ikintu cy'ikene wawo kandi apostle nibagirwa ko ndi umufana ayo materime uyamenya gute none se ntabugirwa mu isi simba mu isi abandi none se Yesu wamamagaye ntiyahoraga mu nzu zabaza kayo nyamenyera mu nzu ya Zakayo abandi bakozi b'Imana benshi ntabwo bajya bagera nyine mu nzu ya Zakayo oya baba nabiza ahubwo bo babigendera kure ukumva ntashaka kubivugaho erega ko z'Imana impamvu badashaka kubivugaho nuko umuzimu wo kwinyesebura warapfuye ntabwo babimenya batese baraza kuza batabivuga babikora bavuga ko ari apostro w'umuniga niko ntabwo ari ikibazo cy'ubuniga ahubwo ni ikibazo cyo kumva ko gusobanukirwa umuntu ntabwo uri ikivejuru uba mu Rwanda ntabwo uba mu ijuru yego donc speak the language of here rero reka kwigira igitangaza yego tujya tuvuga mu ndimi zo mu ijuru ariko uzagenda mu isoko uvuga risakata ya mando resataka hari umugabo twajyaga duhamagara Morodekayi wajyaga umuhamagara yaratuye hano
Gisozi ukamuhamagara telefone igasona dwindwi agatinda kwita wenda ubwo ari gusenga cyasa muri saro ari guhagana abana gatakora telefone Red train mando ze brere ze tiny mini 4 atinda kumva hanigi yasoza gatakuvugisha mu Kinyarwanda sha kama none ngusange wawe uri mu rugo ati ze brere meniance eze kuwa kaga none se uraza kuza mu taye tujye kugusenga ati meniance reserve none ubwo pastor nawe washatse kumbera nkuko ngo vuga ururimi rwaho utuye ukorera Paulo se uramuruta yaravuze ngo iyo ngeze mu badafite amategeko vuga ururimi rw'abadafite amategeko nkitwara nk'udafite amategeko iyo ngeze mu bafite amategeko nitwara nk'ufite amategeko ati bose nagerageje gusana bo kugira ngo ndokore bamwe iki kintu rero mpamya ntashidikanya ko kizakomeza kukugira umuntu w'icyamamare dore ko cyane urubyiruko bazajya bakunda gukurikirana inyigisho zawe ibiganiro byawe barumva se shako nabwiye abantu ko utarampijana rye atemera no kureba video yanjye baremera se intagondwa ubundi bakabaye bamvira kuri video kuko baje ntago ndi umuntu ntambara yo kwemerwa no gukundwa just be you express your uniqueness be yourself wirwana indi ntambara yindi rwana intambara yo kuba wewe wanyawe ugakora iki Imana yakuremeye bya nyabyo kandi ukabikora bikunze Paul arabivuga neza ngo iyo mbikoze mbikunze ndagororerwa ndafashijwe ngo ariko se nimbikora kuko gusa mpawe ubusonga nkabikora kuko mfite mikoro nkabikora nk'abo njya mbona mu biganiro bitandukanye sha siko abantu bapanga gukora ikiganiro bari burire bukayona script banditse shango uyu munsi ko ndi kumva ngo amarira atari ari kure yawe ibyo nibiki hari nabo bikora ibintu bikurimo ubikore kuko ari byo byari bije ariko nimba ari ibintu wa planifiye do A à Z ni ikindi kibazo hari nabo numvise ngo basigaye bakodesha abantu baza kurira ku kiriyo ibyo wenda no umuco quelque part n'Imana yaravuze ngo mushaka abagore bazi kurira baze iyo nindi issue ariko Apostle Mutabazi nzahora ndi umugabo uvuga icyo ntekereza ndani mu mutima wanjye yego ni nabyo najya nkunda kugira abantu barwanya igihugu cyera bakibasha kumvugisha Mamagara haro nabonye hari ibintu nenga ngiye rero ndwanya ubwo buyobozi nahita bamubwira ntibazakurase ngo ariko ngo nawe rwose ntabazakurase none yarangiza ariko nagashaka gufasha nizana ayo mafaranga nyarye upfa kuba utari buntokoza ubwo ibyo utekereza ubigumane bazana rwose kubitire mu mavi nanjye urayama ariko ibyo ntekereza hatavuyeho n'akavungu ejo nimba napanze gukubitira mu mavi nundi nzakwahuranye ntago ibyo kuyampa ariko yo ndayafata tu bamwe bakayampa abandi bagakupa nyine bati tuzakomeza tuganire bakagenda bagiye ariko nyine ndi uwo mugabo wubaha icyo kintu yego nabaho singira amafaranga nabaho simenyekane ariko nkaba nzi ikintu kimwe ko nigeze mvuga ibintu na pompkemo n'undi muntu ko navuze ibitekerezo byanjye uko biri yego toute vérité n'est pas bonne à dire mais tout ce que tu dis doit être vrai iyo umbwiye ikintu kuri numva ntakubwira mitanseka mitanseka nkakujijisha ko biremeye kujijisha umunyamakuru by the way reka rero ni ubuvuga ngo abagabo mu rwose aryoha ubyaye kabiri cya kabiri ko nimvuga ngo mugume ku badamu banyu ntago ubwo bufate ndabizi byaba ari nko guta inyuma yahuye ndi umupolitician nabuvuga cyokoze kuko niyo yaba ari version y'igihugu ariko ko nzi ko byari gutigiye cyanjye geragereze ko byaye kabiri noneho rwose uretse na 17 na 18 mu baveho na 19 akaba katararyoha rwose muvaho ngaho zamuka hejuru rwose ugiye guhera ko byaye kabiri si uburyo yeze ubushaka kandi butazaguteza n'ikibazo mu byukuri koko we wanagenda nawe mu muhanda ntagire ukureba nabi ntunikane wanakinjira muri rogi ntagire ukureba nabi ariko na 19 ushobora kugenda abantu bakagenda bakurebuzwa ngo cyoko data we none ukazavuga ngo nzabikira kubera ko barebye kwiranga muntu bajyagiye mu rukiko ariko wa wundi byaye kabiri we nta nuzakujyana mu rukiko ko bakimureba baravuga bati baraberanye mu byukuri rero ubwo n'ubutumwa bwa mbere navuga ubwo se ubutumwa bundi n'ubuhera ubutumwa bundi ni mujya muva kwinyesebura mujye muzindukira muri Niba cyangwa mujye mu rusengero
icya kabiri ntakagira umuntu babuza kwinyesebura ngo nuko mwaje mu rusengero, ategereze mwuka wera azabafate abibakuremo. Ivugabutumwa ryo gucira abantu imanza, ryo kubasomera nirirekere. Nta nicyo ryadufashe, nta n'uri zafasha. N'abarikoresha cyane muri amajipo maremare njya amenya ko bayabeyura bikarangira. Ibyo rero by'ivugabutumwa rivanga urumva ukabwiriza ku muntu uko yambaye mini sha, abo bambara mini zigera hano neza neza, bafite n'amatatuwaje hano, bafite n'ibibero by'inzobe, nimuze mujye muri korali musenge. Mwuka wera bazabacakirira, ni uzababwira nimba mukora tatuwaje, nimba mumanura mini, nimba mugumisha hejuru. Njye ariko uretse ko mbona generation tugezemo ni ahubwo ko wakambara iyo mini wuzuye mwuka wera, n'umusore wese ugusabye akazasanga utajya ukora ibyo bintu, ariko mu kukureba yakureba akabona wabikora, kobwa rwose ugezweho wanabikora. Mu by'ukuri suko kigikiye uslay, ariko ivugabutumwa ryo kurondorera abantu mu rusengero hagati, kandi baba muri sosiyete bakeneye nabo kubahwa muri iyo sosiyete. Ubizi ko mu rusengero wagira ngo niho sinici zose zisigaye ziba. Bundi gusinicinga isigaye ari diru wagira ngo iba mu bantu basenga kurenza ahandi. Icyo kintu kirababaje rero, kubundi nta muntu wuzuye umwuka wera usinicinga. Uzi ibintu mba nzi ku bantu bamwe bamwe nyenegiye mba nzi ibintu ku muntu kandi yaranamenyere se yaragerageje kundwanya. Ariko bavuga ya ibi mbivuze naba ndi kwambika isura mbitorero, nabigirira we nabigira, ariko reka mbigirira itorero. Ese ubundi ababyumva bo byabungura iki? Erega ubundi ugomba kuvuga ikintu uvuga ngo abari bucyumve kiri bubungure. Rero wowe ugwa ibibaba vayo mu rusengero, wowe nyesebura vayo mu rusengero, no kana k'imyaka ajya vayo mu rusengero. Mwese ni mugira igihe cyo kwegera Imana. Cyo koza urubyiruko rwo mukeneye abakozi b'Imana bafite ministeri ziri specialize ku rubyiruko. Indirimbo zihari dusanga ari nk'iriya ya Chris Easy na Fireman. Uretse ko Chris Easy chorus yayiririmbye nk'amashu, noneho ngiye ndi kumva chorus badize ko nishyiramo kari amashu ndikumva. Umva Fireman ahita ati na amashimwe ati mbazanye amashimwe ati nge n'ibikoresho ngewe Nyagasani yatumye mbyigobotora amashimwe. Ariko nukuri mukomeze none ziriya ndirimbo ugasanga nizo ziri muri iyo ministry, muri iyo church, kuri urwo ruhimbi. Abo bantu umva nimba indirimbo bayiprayinga mu rusengero na Fireman araba hari, nahagera baramuha microphone nyine yiperforming na Chris Easy amanukemo muri bubuza abantu bring ibyo byo ntibishoboka. Izo ministries zirakenewe. Otherwise hari ministries z'abaje mu majipo maremare rwose hari umuntu udateganya kuzayambara. Ariko rero ubwo nshatse uvuga ngo message ya mbere, abantu nibashyire mu bwenge ibyo bakora, bakomeze bakora ibyo byaha. Message ya kabiri, abakozi b'Imana nibareka abanyabyaha baterane. Ubundi ntibabigishe ngo muhinduke mureke ibi, don't do this, ahubwo babinjize mu busabane n'Imana. Christianity is not a religion, it's a relationship. Ubukristo ntago ari idini, ni ubusabane n'Imana nayo. So mu by'ukuri rero nizo message ebyiri navuga, kuko ibindi byose washaka kumwe nimbwira abantu bahinduke. Bahindutse ryari? Udahinduwe n'Imana se ninde waguhindura? Ntawe. Nanjye Mutabazi nahinduwe n'Imana, nta wundi wari bumpindure. Nari naragerageje byaranze, aba banyedini bari barambwiye don't, nanjye nkumva ni don't, kandi nkumva ko nibyo, ariko Imana niyo yabikoze. Rero navuga ngo nibwo butumwa mpaye Abanyarwanda. Ikindi ubutumwa bwa nyuma, umuntu wese urangije iyi video ntampijana Imana imuhane. Umuntu izi nk'urugero video yayiraye byose arinda yirangiza, kandi igitangaje ntago video wayirangiza udatakaje bando zirenze 100. Ntago byashoboka. Desa wenda 300 wenda. No kameme. Nimba utari kurebera kuri wireless y'ubuntu wagiye kuvumba ku murenge cyangwa se ku ishuri, ku kigo nderabuzima cyangwa ku ishuri, ijana ryanjye tujye twubahana tunumvikane.
Yes, reka rero dushimire Apostle Mutabazi ku biganiro n'impanuro n'inama abarimo gutanga. Tubabwire ngo genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.